Twongeye kubaha ikaze abakurikiranye Impamo Media. Uyu ni wa mwanya tubagezaho amakuru agezweho, tubibutsa gukora subscribe, share na comment, kuko hano niho hantu uzajya ubonera amakuru yizewe y'impamo nk'uko channel yacu ibivuga. Twishimiye kuba twongeye kubana namwe mu biganiro bya buri munsi. Twongera kugushimira wewe wibutse gukora share, comment, subscribe kugira n'abandi batarabasha kugera kuri uru rubuga barugereho bajye babona amakuru uko bikwiriye. Sawa murakoze, reka dukomeze n'inkuru y'uyu munsi igezweho. Uyu munsi tugiye kubabwira ku nkuru ya Bruce Melody imuvugwaho ku ndirimbo agiye gukorana n'umunyakenya uzwi cyane ku izina Kevin Kiwoko Bahati. Uyu muhanzi azwi cyane mu gihugu cya Kenya, ari kwitegura gushyira ahagaragara amashusho y'indirimbo yakoranye na Bruce Melody nyuma y'uko umushinga bawizeho bakaba baramaze kuwushyiraho akadomo muri Werurwe 2023. Umwe mu bashinzwe kureberera umuziki wa Bruce Melody n'inyungu ze yabwiye Impamo Media ko bavuye muri Kenya barafashe amashusho y'iyi ndirimbo, kandi ko isaha n'isaha uyu muhanzi wo muri Kenya yayishyira hanze kuko iri mu maboko ye. Ati birashoboka ko mu gihe cya vuba Bahati azashyira hanze iriya ndirimbo, kuko twe ibyo twasabwaga twamaze kubikora. Iyi ndirimbo igiye gusohoka mu gihe Paraso muri Uganda yasohoye indirimbo bita Yanze yakoranye na Bruce Melody. John Frog wo muri Sudani y'Epfo nawe yasohoye indirimbo yitwa Konjo Remix yakoranye na Bruce Melody. Bruce Melody niwe wagize uruhare mu kubyutsa umubano hagati ya Harmonize na Bahati nyuma y'igihe cyari gishijwe badacana uwaka. Indirimbo yakoranye na Bahati yabahaye umusaruro w'uruhare rwe n'uburyo asanzwe abanye n'uyu muhanzi Bahati. Uyu muhanzi ubarizwa muri 1:55 AM aherutse guhura mu ndirimbo For the Tour yakoranye na producer Element ndetse na Roskana. Bahati wakoranye indirimbo na Bruce Melody ni umuririmbyi w'umunyakenya wavukiye muri karitsiye y'abakene cyane ya Matare mu mujyi wa Nairobi. Yabuze umubyeyi we ari we mama we umubyara ubwo yari afite imyaka 6 y'amavuko. Aherutse kubwira BBC Afrika ko se yahise amuta we n'abavandimwe be batangira ubuzima bwo kwishakira icyo kurya. Ati byari bigoye cyane ku buryo buri muntu atapfa kumva ko twagera kuri ibi. Izina rye rizwi cyane muri Kenya binyuze mu ndirimbo zihimbaza Imana, ndetse yanatsindiye igihembo cy'umuhanzi wa gospel mu bihembo bita Afrima Award. Aherutse kuvuga ko ashaka gukora cyane izina rye rikavugwa cyane muri Afurika kandi agafasha urubyiruko rutishoboye. Bahati uzwi mu ndirimbo nka Mama asanzwe afite umugore witwa Diana B, nawe usanzwe ari umuririmbyi uretse abana be bwite. Anafite undi mwana arera yakuye mu kigo nawe yakuriyemo. Ati kuba tubanye imyaka 8 n'umugore wanjye binyibutsa aho navuye, ariko cyane cyane bigatuma ndushaho gukomeza guca bugufi. Bahati ni umuhanzi w'umunyakenya ukurikirwa n'abantu barenga 3,400,000 kuri IG ye. Ari kwitegura gusohora indirimbo yakoranye na Bruce Melody. Bahati avuga ko ubuzima yanyuzemo bumwibutsa guca bugufi no guharanira gukorana n'abandi. Akaba ari nayo mpamvu yahisemo gukorana n'abahanzi batandukanye muri Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange.
Muri Werurwe 2023 nibwo Bruce Melody na Bahati bafatiye amashusho y'indirimbo bakoranye muri Kenya. Bruce Melody ni umuhanzi w'umunyarwanda ukunzwe n'abatari bakeya ku buryo amaze kwigarurira imitima y'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga. Asigaye akorana ibikorwa bihambaye ku rwego rwo hejuru n'abantu bo muri East Africa. Tumuzi muri korabo nyinshi iyo yagiye akorana n'abahanzi batandukanye, harimo indirimbo bita Sawa Sawa yakoranye na Calligraphy Jones, n'indi bita Zanzibar yakoranye n'uwo bita Harmonize. Kuri ubu amaze kugira izina rihambaye cyane, buri wese yakwifuza kugira ibikorwa bigari nk'ibyo yakoze uno muhungu uvuka i Kanombe. Agenda atungurana nubwo bidakabije cyane, kuko imyaka amaze mu muziki irabimwemerera gukora ibikorwa tumubonana ubu ngubu. Mu gihe uno muhanzi Bruce Melody yaba amaze gukorana indirimbo n'uno muhanzi Bahati wo muri Kenya, byatuma umubano w'u Rwanda na Kenya ugenda wiyongera ukagera ku rwego rushimishije cyane. Buri wese yakwifuza kumenya igihugu cy'u Rwanda, natwe abanyarwanda tukifuza kuba twajya gukorera ibikorwa byacu muri Kenya, kuko no mu buryo bwa muziki biba byaratangiye bitera imbere. Umubano ugenda utangirira mu cyo twise umuziki. Wowe utarakora subscribe, turakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo igihe ino ndirimbo izaba imaze kugera hanze, hano ariho hantu uzahita ukura amakuru agezweho kuri iyo ndirimbo, ibyagendeye muri iyo ndirimbo, amafaranga yakoreshejwe, udushya twagiye tuba aho yagiye ikorerwa, ku buryo buri wese azishimira kubona udushya twagiye tuba muri iyo ndirimbo, utuntu dutangaje, ibyatunguye abantu. Bikaba ariyo mpamvu twakwibutsa gukora subscribe, share na comment kugira ngo buri uko dushyizeho ikiganiro ujye uhita ukibona, umenye amakuru agezweho y'impamo kandi yizewe. Ni hano uzajya uyakura honyine, nta handi uzayabonera. Turabakunda, Imana ibarinde, ibane namwe, ibahe umugisha. Muri make ijye ibaha ubushobozi bwo kureba video.